ikintu c'amagift narahebse narahebye nariyakiriye rimwe nako sheri ntago uje ubona ukuntu bishop ajya bigenza kajya mwereka abandi ntago ukuntu bishop ajya bigenza kana gift ngirurabo wowe ntago ushobora kugenda unibuke ugiye no muri voyage runaka uragaruka habe none rimwe kuri Saint Valentin ngo umunsi w'abagore ngo anniversaire aza yibutsa anniversaire yanjye ariko abandi bapostinze ntajya byibuka none ngo umunsi w'abagore we ntazi ngo banaryari ntabizi none nkati reba basi hari nkafati reba abandi bapostinze n'abagore ba umunsi w'abagore atamira ngo ifate telefone ngiposting ngifata mana we none ukipostinga rero hatabu nanjye rero nagazaho ngaho ndiyakira Shaka tema ngo byabaye musi ngo mbifoto kwese ngo mbifoto yawe mbifoto posting shaka tema ngiposting nanjye nageza aho ngaho ngo niha amahoro wenda ari nkamfati abantu bari amastati we bashaka kujya vuga ati ako pastor ntakundi umugore ku buryo atamupostinga nkafate foto nkafati kibasumbura mwiza kiposting umeze neza kose kibasumba uri umugore mwiza cyane uwampama hitamo nahitamo wowe ari byabyukorera komba ni amahoro none rimwe kuri Saint Valentin mbona araje aho naharanirwaga hariya araje mbonyazanye ururabo none ataza ngo Sevan atanyine anyifuza umunsi umwe sama namwe ndugo rurabo ubwo ruba n'uruguhaye atambira ngo ni bienvenue urumaye Echo mukunda ntazabesha yari kumwe na mukuru avuye muri Amerika mukuru anyura ahantu baracuza indabo kuri Saint Valentin agururabo afotora umugore muri Amerika mbati sheri nkwifuje umunsi mwiza wakundanye atabwira ati pe gurura umugore wawe ururabo washote icyo simbibamo ati ararugura tigenda urumushire rero kuntu bifatamo kuko ngiye nabimenye rero atamye mu cyose ngo namwe ati ururo rwuwesha ako mva wasutse yakize wasangaga indwara yakize ubuse byaciyemo nabeshe ururando rwawe ariko ni wowe urwo bwibwirije ubona ko mani bienvenue umbwiye ngo ndugukwe utotono rero ariko mu mutima wanje ni bimwe gusa ntago ari ibintu negereza umutima unumva birambanganye ku rwego numva mbanga yemeye mu rugo uko iyo bibaye kabiri gatatu nari yakiriye kandi niyakira neza uko nzi ngo ni faiblesse agira ariko hari ibindi byinshagiramo imbaraga bitotuma ibyo ngibyo mbiha agaciro amen hari ibintu bikomeye umuntu ashobora gukora ukavuga uti oya reka mbanze mbimwibutse ahari yabyibagiwe ko ari amakosa kabone nubwo ari bibi ariko ni byiza kwibutsa umupartner wawe ko ibyo bintu nabyo utabikunda kuko guhora utwikira buri kintu utakivuze ngo sinshaka gusubiramo ibintu none se ko we yashoboye kubisubiramo twese tugenda twigishanya duhugurana rero numva gutwikuraho gatoya ahubwo utagamije gusenya ukeneye kugira ngo ibintu bigende neza ari byo biba biri bete twongera amashi nyaboneka twongera amashi nijo nteka ibingibi havuga ati ndataha kare umunsi ndateka ibyo yambwiye namara hamati nkabe ntanaza gutegura hamuhamagara uraje se ati ndaje umva mukanyara ko manza araje yashike ku meza ngo nari kibazo ngo nibagiwe unane wasangana banaka kajya nkavuga ati mana ukuntu kuwangize gute ibi byose karabangamye umuntu kuza wagiye mu gikoni watashekana gute akaza yari kandi communication ni kintu azacumva amatangazo nta kizi ku communica ngo ndakomereka ngo uzamvuge ngo tiyewe ndariga none uyaranca ntuteke muri munsi araza gata cyangwa saa sita joro zaje gutanga gusina agatubwira ati sinijya none rimwe tubiganira inshuro rimwe kabiri ati usibye no kundusha hanige untekesha ibyo ntagomba guteka uzo n'indepense bikameneka bikagira guteka nesi byiza none ujye uvuga ngo niba utarya uvuga ati sinijya afite ukuntu haze yemerewe neza amaze gufungura amasasita atabata nijoro sinijya
mbese nijoro aba nkaho nijoro atibuka ko inzara imurya nijoro maze nijoro hagera nkabona araje twariye twasoje njyamisha tugiye kuryama ukibaso ngo uteke ndashonje ngategura ameza twakuna umugore avuga ati ngiye gutekera umugabo pe ndajya mu gikoni ndateka uteka utuntu twose wahashe utegura ameza hamubwira ati papa karibuga ku meza ubushango wahitaza ngongeza kuri refure ya kabiri ngurinda gatoya nkicara refure ya kabiri gashira hagashira amata 30 yewe ibiryo biri ku meza birahora ngundindira ngo wasige couple imwe gitari rambangamira numva siniko mbaye ibiryo bigahora nkicara ku meza isa ashaka kuvuga ati akaza kandi ati kuri wawe kutandindiriye amasaha birarashize nono twagera ku meza agatangira ngo byakonje kujya gushusha nkibaza umurono rushe ndabize bigishushe ari mufite gitari ahantu ari amasaha birarashize gitari numva noneho ndayanze yego hari ibintu ushobora kuba wakosheje bwihishwa umupatina wawe atabimenye ntabwo waza kumusaba imbabazi kandi atabimenye waba ugiye kurusenya aho ntubwiye abantu ngo bahishe aho ntubwiye abantu ngo bahishe oya ntabwo uhisha reka ntanga akarorero nshobora kuba mfite amafaranga dufate nka miliyoni nk'icumi and then nkazikoresha business ntayimubwiye mbona ari business ifite risk so izo business aya mafaranga miliyoni 10 ngiye muri iyo risk ikaba amafaranga yose agashiramwo ntago naza kumubwira ngo rero umugore mwiza ngira imbabazi ngo ya mafaranga miliyoni 10 nakoje none ngo business yanashimwe yarahiye ahubwo ishaka ubundi ubushobozi bwo gushaka andi mafaranga kugira ngo atamenye ko nafanga nayakoresheje icyambere mu by'ukuri ndabanza gushimira abaduhaye bishop baduhaye uyu mwanya kugira ngo tubashe kugira ibyo tubasangiza ariko tunashima Imana ku bwa kapo ya Fleri na Jeannette mu busanzwe dusanzwe turi amakouple y'inshuti mu busanzwe rero ibanga ryo kwishima no kwishima ibanga ryo kwishima nyine no kwishima ariko njyewe mpamya ko igituma abantu bagira umunezero mu rugo icyambere ni Imana icya kabiri bituruka mu mahitamo y'abantu hari igihe abantu bashobora guhitamwo kubana neza banezerewe hanyuma bamara kubihitamo bakabisingiriza Imana ikabibashoboza ariko hariho n'ahandi abantu bashobora kugira amahitamo mabi ugasanga umuntu mu ntego ze ntiharimo kubaho anezerewe mu ntego ze ibyo bishobora kugaragazwa nyine n'ibyo umuntu akora ariko umunezero wacu twebwe tugira ni amahitamo yacu twahisemo kubana tunezerewe hanyuma ibyo tudashoboye tukabisingiriza Imana ikabidushoboza amen murakoze iyo umuntu avuze ari uwa mbere akenshi usanga wagiye usubiramo ibyo yavuze niyo mpamvu turagenda dusubira mu byo yavuze kuko aravuga ari uwa mbere kumva ibyo wagomba kuvuga yabivuze ariko burya baca umugani ngo akari mu mutima kagasesekara ku munwa mu by'ukuri icya mbere ni Imana iyo ufite Imana mu mutima niyo hari ibintu byinshi bituma utishima niyo turi mu isi ituma tutishima ariko ugerageza kwishima kandi ukumva ufite umunezero mu mutima kubera ko ufite Imana icya kabiri hari ikintu yavuze gikomeye cy'uko njye ngifata nk'uwo mubana umuntu musangiye ubuzima nkanjye ndibaza ko umunsi yankubita nijoro ni urugero ntanze nuko nzi ko atabikora umunsi nijoro yankubita kuza hano kuri podium nkaririmba byangora kandi nabikoze mwabona ko ndi kwikoramo ibintu bitandimo nubwo hari bamwe nzi bararaga barwana ugacya mu gitondo akavuga ngo yahuye n'igikuta cyangwa wenda yakoze accident kandi wenda ari ingumi
akajijisha ariko urajisha abantu ariko muri wowe ntiwishimye kandi bizagera aho ngaho biturike tu bigaragara ko utishimye ariko niyo wishimye by'ukuri nabyo biragaragara rero umuntu mubana ashobora gutuma wishima by'ukuri kandi uwo munezero ukagaragarira abantu bose ndahamya ko mu gituma twishima nk'uko bivuze afite uruharemo 100% cyo gutuma njyewe nishima kuko amahoro yose nuba ashaka ariko umunsi atayama ibyishimo byanjye ntabyo mwabona murakoze asante amashi nyaboneka tuzabe dukoma amashi mu myaka 5 tumaze tubana ntabwo ari myinshi rwose ntimugire ngo twabarushije ibintu byinshi mu myaka oya ariko mu myaka 5 tumaze twubatse nubatse namenye neza ko ikizana umunezero mu rugo nuko buri umwe ku rwe ruhande ahitamo gutanga umunezero bati nawe ntushake ko source y'umunezero ngo wowe ube uri ku ruhande uhagaze gutyo gusa ahubwo wowe ukaba uzi ko ari wowe soko y'umunezero y'urugo rwanyu kugira ngo nihagira naho umupatina wawe ateshuka wowe wumve ko wuzuye imbabazi za zindi twavugaga wuzuye navuga ngo niba hari nka 30 ari 30 yavuyeho menya ngo wowe ufite byibura package yuzuye yo kugira ngo mu rugo mukunde munezerwe uko bigende kose ntutegereze umunezero ku mpatina wawe gusa ahubwo wowe uhore witeguye kuba isoko y'umunezero mu rugo murakoze amashi nyaboneka okay murakoze nkuko natangiye mbivuga muri introduction mvuga ngo she's my daughter and my wife nkimara kumusaba bamaze kumumpa ko mbere umugore naravuze ngo bampaye umwana bobo barareze barandereye so igihe cyo kurera cyabo cyarangiye ubu bamumpaye so ubu umuntu bampaye rero ntabwo ngomba kumubabaza navuga nti I will do my best kugira ngo wa mwana bampaye ubu nayo ndi kurera umukobwa wanjye mukuru ntabwo ngomba kumubabaza uko netesha umukobwa wanjye mutoyi nawe ariko ngerageza kumutetesha so nicyo rero cyatuma twebwe ngo tugira umunezero mu rugo bigiramwo uruhare hama we afite nawe sediye nawe akabigira uruhare nawe akabigiramo uruhare hanyuma urugo rukagenda neza merci beaucoup komera imana amashi hanyuma ikindi kibazo mfite kubaza noneho kugira ngo ducunguze uburyo umwete nzajya mbaza ikibazo mpite mvuga ko ari abagabo bagisubiza cyangwa abagore kugira ngo umwanya tuze kuwukoresha neza iki rero ngiye kukibaza abafasha banyu mutubwiye uburyo mubana neza uko ibintu biba bimeze which is good hanyuma se muzamugera igihe mugashwana ngaho mukagira ibyo mutumvikanaho mu rundi rurimi mugakoroganaho muzamugera igihe mugasa nk'abakoroganyeho birashoboka ko mugira ibyo mutumvikanaho bijya biba babwiye wenda ngo na nijoro twakoroganye umuntu uzabesha ko atakorogana na mugenzi we azaba abeshye uzavuga ko hari ibyo atumvikanaho njye nicyo twita gutongana izina twabyise iwacu ni ukutumva ikintu kimwe kutumva ikintu kimwe gutongana kera baba mwabyegereje umutima cyane biba byagiye ku yindi ntera ko utonganya ushobora no kurwana ariko twe twabyise izina rivuga ngo ni ukutumva ikintu kimwe rero kutumva ikintu kimwe k'iwacu buri munsi kenshi byanga byakunda ari igihe kuko twahuye twembi dukuze yego dufite imyaka ihagije y'ubukure
hari aho nakuriye mfite ibyo nagenderagaho nakuriye ibyumviro byanjye nakuriyemo nawe afite ibyiwe guhuza ikintu kimwe buri gihe hari igihe bigorana bitewe n'imyumvire yawe n'imyumvire ye ariko nyuma yo kutumva ikintu kimwe bijya birangira twabyumvise kimwe ntibihama gutyo ko bihamye gutyo havamo ibindi ariko nyuma yo kutumva ikintu kimwe tukadesikita bimeze gute gutya na gutya noneho reka tugerageze kino cyawe nibyanga tukazana kino cyanjye turebe ariko kutumva ikintu kimwe ni ibintu bihoraho buri munsi hari n'igihe ari n'umuntu ugize kumbaza ngo akuyumva abona muririmba ngo ubona ko ngo ushobora kuba iwanyu ngo muhora mufite gitari ngo muri kuririmba ngo nibwo buzima muhoramo nsanga na gitari mu rugo sinzi n'igihe dura kwifatira nsanga sinzi n'ahantu ushobora kuba ntazi n'ahaniri bivuga ngo ntabwo mu rugo ni kwa kundi namubayeho mu rugo yego rero kutumva ni ibintu bisanzwe njye mbifata nk'ibintu bisanzwe kandi mbona ko ari iby'abantu bose murakoze byo nk'uko bivuze kutumva ibintu kimwe bibaho ariko kuri kapo yacu twebwe ntabwo ari ibya buri munsi kuko twamenye buri umwe icyo ashoboye icyo akora mu myaka 2 ya mbere tubana hari ubwo nyine tutumvaga ibintu kimwe buri umwe agashaka gufata side ye agatanga amafakiti menshi ashobotse n'adashobotse ariko uko tugenda twigana cyane kurutaho tuza kumenya icyo buri umwe ashoboye kuruta undi ibyo bituma tudakimbirana umwe niba azanye igitekerezo tuba tuvuga okay wowe urabishoboye noneho imyanzuro ufata niyo ngiyo hari ubwo nk'uko anyita umukobwa we mukuru nanjye njya mwita dadi nkamubwira uri papa wanjye niwe navuga ngo niwe soko y'ibitekerezo byanjye byinshi ngenderaho uyu munsi niwe mujyanama ngira ukuye mwuka wera tutabona ariko ni umujyanama wa buri munsi kuko rero nizera ubwenge Imana yamuhaye akenshi ngendera ku bitekerezo bye asante sana dukomere Imana amashyi iki ngiye kukibaza abatware bavuze ko muzamukorogana bikomeye ko bavuze ngo muzamukorogana kandi ngo na nijoro ni nkaho uzanye n'urugero yaratanze ariko ntitwakoroganye nijoro nari ngiye kuvuga ngo niwe wabitangiye uko guko hanyuma icyo nshaka kubaza abagabo muri kamere uburyo duteye dukunda kugira ikintu cyo kwihagararaho tukihagararaho muri emotionally no mu bindi dukunda kwihagararaho abantu baba bakozanyijeho ugasanga umugabo asa nk'ukerewe kuja gusaba imbabazi ese ikibazo mbaza gusaba imbabazi k'umugabo ntibisa nko kwisuzuguza imbere y'umugore cyangwa se kwimara imbaraga imbere y'umugore pastor okay noneho rero iyo abantu baje mu biganiro bimeze nk'uko hari igihe abantu bikonsantra bagashaka no kuvuga ibintu bimwe bitari ukuri ko mu buzima bwabo bwa buri munsi cyane ariko njyewe sinshobora kwicara imbere y'abantu ngo mvuge ubuzima ntabayemo yego muri make mwitegura ubuzima mbayemo nakibasumba asante niba we agira n'utubanga njyewe sinzi gushyira ibintu ku ruhande okay mu by'ukuri gusaba imbabazi ni ubutwari kuruta uko ari ubugwari asante gusaba imbabazi byaba ari ku mugabo byaba ari ku mugore gusaba imbabazi ni ubutwari pe kandi kizakwereka ko ari ubutwari uzarebe hari igihe ujya impaka n'umufasha wawe cyangwa n'umutware wawe muri wa mwanya ukirimo uvugana nawe urimo uzamuka hakaba kandi gatima kajya kakubwira ati ariko nyamara urimo urazamuka ariko aha hantu nta ngingo ufite ni wowe uri mu makosa ako kantu kakagukomanga ariko kagukomanga ugakomeza wowe uzamuka ariko ndetse na mugenzi wawe iyo akwitegereje gutya ahita abona ko ibintu urimo kuvuga nawe ubwawe harimo nk'iyindi mbaraga irimo kugenda isa n'ikumanura kubwira ati ariko
warekeye aho ngaho ko ari wowe wakoze amakosa. Nyuma iyo haciyemo n'akanya gatoya, iyo uri umuntu mu by'ukuri uzi kumvira ijwi ry'umwuka w'Imana, ujya uza ukagaruka ukavuga uti nakoze amakosa. Rero kuri njye gusaba imbabazi ni ahubwo ntabifite ndi umugabo, sinzi ko wenda n'urugo rwanjye rwakabaye rumeze neza ubu nk'uko numva mbishaka, kuko nkora amakosa menshi. Rero muri kwa kuyakora rero nihagazeho nk'umugabo nkavuga ngo ntabwo nsaba imbabazi, mu by'ukuri mba ntashaka gutwara urugo rwanjye ahantu heza. Rero gusaba imbabazi no kwihagararaho by'abagabo ntabwo ari byo. Gusa ni igikorwa cy'ubutwari, kuko umuntu w'umugabo avuze ati ariko mbabarira, uba wumva hariho nk'akantu k'ikuzo kakuvuyeho, ukihaza isubu nterura ijambo imbere y'umugore mubwire ngo mbabarira nakoze amakosa. Ariko kandi iyo umaze kuriterura nyine ugasaba imbabazi, ukuntu ujya ubona amahoro agarutse gutya, ujya wumva ari byo biryoshye kurenza uko wari kwihagararaho, ibintu bikazamba cyane. Nta kwisuzuguza kurimo. Gusaba imbabazi birakwiriye, byaba ari ku mugabo cyangwa umugore. Asante sana. Murakoze. Nari ndavuga kuri side yacu. Jewe muri kamere yanjye nkunda amahoro. Nta umuntu mbangamira, nta hantu umuntu mbangamira. Haba no mu kazi nkunda nyine ibintu biri ku murongo, nkakunda amahoro. So mu rugo rwanjye nijye muntu wa mbere usaba imbabazi gusumba umugore. Nijye usaba imbabazi cyane. Impamvu ni uko iyo hagize icyo tutumvikanaho n'akazi ntabwo ngakora, ntabwo nkabasha. So nguma nibaze se wa muntu tutumvikana ikintu kimwe ndi butahe ndataha nsanga yabyimbye tudashaka kuvugana kubera iki nta kimurabe byo mu rugo, and then n'akazi kahagenda neza. So bituma n'akazi kangere ko uwo munsi gapfa. So iyo tutumvikanaho nayo munsi naho munsi abona impano, kuko mashaka ko ibintu byose bigenda neza, gusa tukiyunga n'akazi kanjye kagenda neza no mu rugo rukagenda neza. Merci. Asante sana. Dukomere Imana amashyi. Bantu basaba imbabazi. Hanyuma icyo nshaka kubaza aba mama, ese muhuza gute umugabo wagusabye imbabazi? Ubihuza gute icyo gikorwa yakoze n'icubahiro umugomba nk'umugabo? Ya respect ugomba umugabo wawe, ariko umugabo yaciye bugufi yasabye imbabazi, yamanuye nyine ca kintu cyo kumva n'umugabo agasaba imbabazi akamanuka hasi. Mu bibalansinga gute izo mbabazi ariko ukanakomeza, kuko Bibiliya iravuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu. Mubihuza gute icyo kintu kugira ngo uko kuganduka guhoreho, uko kubaha guhoreho, kandi umugabo ntiyumve ko yamanutse, ahore yumva ko aracyafite ya respect agomba mu rugo? Aho ngiye kuntu sinjya numva ukuntu umugabo gusaba imbabazi kwe akwita kumanuka cyane. Gusaba imbabazi k'umugabo si kumanuka. Niba yakosheje agomba gusaba imbabazi. Kandi kunsaba imbabazi ntabwo bivuga ngo ari munyujemo ijisho ko atayikuzo ku buryo nzamusuzugura ngo uko asaba imbabazi. Ahubwo mbibona nk'ubutwari yakoze. Kuko nanjye iyo nzi ko nakosheje sinshobora no kuryama. Nyamubwira nti babarira ngwino hano akamatika basoma nk'ati babarira kugira imbabazi Imana. Fukame akubabarire. Sinkene kuryama, haganje anibyo dukoresha mu nkatamwe nti sinkene kuryama Yesu ataza. Gasanga nameze ne kandi ngiye ko nteye siko bandi bose bateye wenda. Hari gihe avuga ati iyo yakuje nk'ikosa agataba ngo mbabarira. Njamani papa banzu nindire mbanze vuge tungane bukeya nuvidure. Mara kwividura ubone kusaba imbabazi byibura navuze. No kurasaba ndatama ndakubabarira ibite bingumamo. Kandi bingumamo nta bisohoye biraza kumbangamira. Za emotion zo kubabara zitarashe. Mbaze mbabara mvuga ni ukoze ibingi nejo undi arabikoze nabwo buri yakoze ibindi kabikusanya byose. Amati no rero sasa akatafata mbabarira nuko ndakubabarira kandi iyo ndakubabariye bibe birangiye muri njewe. Rero simbifata ko ari ikintu kumutesha ikuzo, kumva ko kuburyo navuga ati
afite faiblesse runaka kandi nawe sinabigira inkoni yo guhora mvuga ngo ko asaba imbabazi reka mureke nihagarareho ngo arazinsaba yavuze akantu keza avuga ngo iyo muri kudisikita umutima uzi kubwira ngo mfite amakosa yaba ari abagore yaba ari abagabo zuba ati kindi yihagararaho ariko ariko cyane cyane abagore ko turihagararaho ariko nta ngingo mfite sinzi ko ntibikunda akavuga ati oya siko byagenze ariko umutima akavuga ati niko byagenze reka njye rero wa mutima nkomanze rimwe ntuzo komanga kabiri ntamuti sheri kwemerera uri wese ububwa nambabarira akambwira ati nakoze ibi ngibi mbabarira pe nkunda ku sinza numvira ryajwi riza sinza ndishaka kurisubiza inyuma nza mbyumva umutima uri kumbwira ati wakosheje rero iyo nawe wakosheje simbifata ko gusaba imbabazi ko ari ubugwari ari kutaba umugabo ahubwo nibwo mubona ko ari umugabo kuko udasaba imbabazi urugo rurashira ariko iyo umuntu wasaba imbabazi urugo rurakomera. Asante. Komera Imana amashyi. Murakoze. Gusaba imbabazi rwose ku mugabo nanjye numva atari ubugwari habi na gatoya kuko umugabo ushobora gusaba imbabazi umugore abona ko amukunda rwose kandi izo mbabazi akenshi ku mugore aba yumva uyu mugabo atinya kumutakaza nyine yumva yahora yishimye yumva yahora anezerewe noneho bikakwereka ko icyo yakoze ntabwo ari uko yaragambiriye kukubabaza nta nubwo yaragambiriye ikibi mu rugo rero yagusaba imbabazi uba wumva nyine gukunda koko biri romantike kandi ni inkingi ikomeye cyane birubaka rwose rero nta bugwari na bukeya burimo ahubwo turanabashimira abagabo babasha gusaba imbabazi muri intwari. Dukomere Imana amashyi. Ngiye kongera akantu nta kibazo gusaba imbabazi ntacyo bidutwara yego ariko ngiye ngira ikintu kigira icyo kintwara aho sinzi gusaba imbabazi zikosa ntakosa kandi abagore benshi barimo n'uyu okay wenda mu mbabarire mvuze ngo abagore benshi nta bandi bagore twabanye uyu niwe wenyine nzi ariko njya nibaza niba ibintu biba muri kibasumba bimubamwo wenyine cyangwa ari abadamu bose ni ukuvuga ngo ariko ngahita nibaza ko ashobora kuba bihuriyeho n'abandi badamu. Hari igihe ajya nyumvisha ukuntu ngomba gusaba imbabazi zikosa ntakoze kamubwira nubwo wo kwiterera ukikubita hasi imbere yanjye ukongera ukabyuka ukabaduka ukongera ugahirima hirya hariya sinsabi ko imbabazi ntakoze ikosa ahubwo niho ngewe mvuga aho niho njya mvuga ngo ndamutse nsabye imbabazi aho nibwo mba mbaye umugabo w'umunyantege ikosa utarumva apana ndarumva ikosa ahubwo akarakara niba ari ukurakara kubabara kukurenza uri umugabo kandi ubwo ngubwo rushatse nko kumubwira uti ibi bintu byagenze gute nawe akaba gusubije ukundi muri kwa ya magambo muteranye nkangahe agahita noneho wazamuka kukurenga noneho ukibaza se ko narinzi ko ngiye kumugarura mu murongo bigenze gute ugasanga noneho bibaye ngombwa ko ugaruka ugiye gusa ngo mbabarira basi ngo kuba ngo we nawe nari mbikubwiye gutyo ngo suko ngo nari nshatse kukubwira nabe kera iyo mbabarira urimo urabembereza bigatuma we yumva ko nta kosa yakoze aho ngaho niho ngewe njya mpagarara nkavuga ngo nakoze ikosa sinjya ngorwa gusabira imbabazi ariko iyo nzi ko atari ikosa ndamubwira ngo ugende uze gutaha nimugoroba uragaruka ntari bugusaba imbabazi uzogaruka ejo bundi nabwo sinzozi gusaba kuri iki kintu sinzozisaba nico njye mba numva ko ico cyo gusaba imbabazi zikosa ridahari utakoze nibyo zaba ari intege nkeya. hari ndaza kwifashisha amasomo twize twinjira mu rushako hano Foursquare hari ndakotinga ijambo mwarimu Pastor Senga yavuze nararyanditse yaravuze ngo umuntu wese ugiye gushaka agomba kuba ready yo gusaba imbabazi no kuzitanga kuri buri kintu cyari cyo cyose. So no kuvuga ngo rero tuva kuri icyo kibazo Imana ibaha umugisha ariko
iryo jambo njye nararisigaranye cyane. Yaratubwiye ngo umuntu wese uri ready kuba agiye kwinjira mu rugo agomba kuba ready muri we kuba yatanga imbabazi kuri buri kintu icyo ari cyo cyose no kuba yasaba imbabazi kuri buri kintu icyo ari cyo cyose. Hanyuma dukomeza icyo ndabaza ikibazo gifite B mpereye kuri A isa nk'iyoroshe ariko B niyo cyane cyane igenderewe. A iravuga ngo ese hagati y'uwakosheje n'uwakosherejwe ninde ugomba gusaba imbabazi? Hanyuma B ikavuga ngo ese ariko reka mubanze musubize A kugira ngo mbone uburyo mbaza B mwayisubije. Hagati y'uwakosheje n'uwakosherejwe ninde muntu ugomba gutera iya mbere kujya gusaba imbabazi? Reka tubaze abapapa basubize nta kibazo. Okay, abapapa nje numva uwakoze icaha ni usaba imbabazi. Yego. Gusa uwagikorewe akaba nawe yiteguye kandi afite umutima wo kubabarira. Yego. Niko mbyumva. Nanjye mbyumva uko pastor avuze, iyo umuntu yakoze ikosa agomba kumenya ko yakoze ikosa, ntarishyire kuri mugenzi we, and then agashobora agasaba imbabazi, ukaba witeguye nanone gusaba gutanga imbabazi. Yego, ariko nanone hari imbabazi utagomba gusaba. Uvuze? Hari imbabazi utagomba gusaba. Urugero? Imbabazi muzi imbabazi utagomba gusaba nibwo tuvuze ngo uba wakosheje. Yego. Hari ibintu ushobora kuba wakosheje bwihishwa, umupatina wawe atabimenye, ntabwo waza kumusaba imbabazi kandi atabimenye, waba ugiye kurusenya. Aho tubwiye abantu ngo bahishe. Aho tubwiye abantu ngo bahishe. Oya ntabwo uhisha. Reka ntange akarorero. Nshobora kuba mfite amafaranga dufate nka miliyoni nk'icumi. Yes. And then nkazikoresha business ntayimubwiye, mbona ari business ifite risk. So izo business aya mafaranga miliyoni 10 ngiye muri iyo risk ikaba amafaranga yose agashiramwo, ntago naza kumubwira ngo rero umugore mwiza ngira imbabazi ngo ya mafaranga miliyoni 10 nakoje none ngo business yanashemwe yarahiye. Ahubwo ishaka ubundi bushobozi bwo gushaka andi mafaranga kugira ngo atamenye ko nafaranga yakoresheje. Aho ngaho afite akabazo. Ahubwo ni gutugira miliyoni 10 ukazikoresha umugore utabizi ko zifite. Miliyoni 10 ushaka kuzikoresha gute umugore atabizi? Buryo zanahomba ntamenye ko zagiye. Mu yandi magambo ziba ziri ku yindi konte umugore atazi. Aho hantu ziba ziri ni hehe umugore atazi? Okay, n'urugero natanze ku mafaranga. Ariko hashobora kuba n'ikindi kintu cyaba bibaho bikora abantu benshi of course, ariko ntabwo ari byo. Ariko hari bishobora kubaho ukaba kuyikosa umupatina watabizi. Akarorero dufatira igishoboka cyoroshye, shobora kuba mfite imodoka, Ben akambwira ati wanije imodoka, no nkayimutiza ntashaka kubwira umudamu ngo nagiye gutwara umwana, then iyo modoka akayigonga. Ntabwo naza kumubwira ngo rero Ben amutije imodoka ngira imbabazi ngo arayigonga, ahubwo je nawe nabikemura nkayikoresha imodoka akaba natashye mu rugira amahoro. Sana dukomere Imana amashi. Hanyuma rero iki kibazo gifite B, ndashaka ngo tugitangirire kuba mama. Y'icyo kibazo iravuga ngo ese igihe uwakosheje atumva ko yakosheje niki kigomba gukorwa? Umuntu yakosheje ntihabayeho gusaba imbabazi kubera ko atari kubyumva ko yakosheje, hagomba gukorwa iki muri iyo case? Twebwe rero umuntu wese aravuga bitewe nuko buri muntu wese yubatse ukwiwe. Yego. Hari igihe nk'ibyo yavuze kare, hari igihe mbona yakoze ikosa, iyo akabona ko nta kosa yakoze, si cyo uri kubaza? Nakora iki mu gihe atumva ko ari ikosa kandi yakosheje? Genda ubakora ikosa iwe yumva atari ikosa, kandi no gusaba imbabazi mu bishoboka ko byagoranye, byanze kuko azi ko nta kosa yakoze. Kandi iyo kese zibaho mu mago menshi. Iyo bigenze gutyo twebwe mu rugo nzabyihorera. Ukabyihorera nko kubyirengagiza? Uwo mwanya bitandeka kumubwira gutyo. Hashira iminsi nk'itatu cyangwa 4 nkamwegera, noneho tutari muri ya moto, nkambwira ati papa ushobora kuvugana cya gihe wa munsi wakoze bino ntabwo urumva ko ari ikosa? Akambwira ati ntabwo ari ikosa. Okay, sawa, nkagenda nkajya kwitekereza nkavuga ati wasanga wenda nanjye ndi kumva nabi,
ushobora kuba ndi kubona ko ari ikosa akatari ikosa. Iyo mutima umbwiye ngo ni ukuri ntago byari hatari ndarireka, ariko iyo mutima unyemeje ko ari ikosa byanga byakunda muri twemera uri kwigeza nkana hagavuga ati si ikosa kandi mutima wambwiye ngo ni ikosa, nzashobora nkagaruka nta no kumva atari ikosa akaba ngo kibazo ni ikosa cyangwa si ikosa cyangwa bati ni ikosa akasema bazi niba atari ikosa ngiye nkavuga ati mutima wanjye akira ko nta kosa ryabaye ndaribabariye mu mutima amahoro akaba ugahitamo kumubabarira atasabye imbabazi cyane rwose. Asante. Tukomere Imana amashyi yeme. Nkuko nabivuze bwa mbere buri muntu mu rugo aba ashaka kuba source y'umunezero wa mugenzi we. Noneho yo yakoze ikosa njye ntabwo nshobora kubirenga ngo mbishobore, kuko urumva bishobora kumara iminsi simbizi ukuntu byagenda, ahubwo ukuntu mbigenza ahari nawe wazabikora ni umupatina wawe atari hano ngo abimenye. Rya kosa mwereka ko ndi gusaba imbabazi nkaho ari njye wabikoze, ariko nkabifatira umwanya umbabarire ko nagize gutya na gutya, bya bindi ndi kumushinja ko we yabikoze, noneho nkabyishyiraho umbabarire ko byagenze gutya na gutya, nanyuze aha bigenda uku nuku, umbabarire ko nari nagufashe gutya mu buryo bubi kandi ari giye utabyumvise neza. Uko nkomeza nishinja amakosa iyi nshuro nabajije kubikora, we birangira mbwira ngo nanjye umbabarire nari nabitwaye nabi, kabone nubwo atavuga ngo ni njye wari wakosheje ndabyumvishe, ariko yavuze ngo nanjye umbabarire, duhita turuhuka amahoro agataha. Reka dukomeze papa nawe akavugeho bukeya. Okay, jewe nk'iyo umuntu atasabye ikosa atasabye imbabazi kandi yakoze ikosa, jewe ari we yakoze ikosa ntashobore kwemera ko akoze ikosa birangora bazi naye mashaka nawe ko iyo yakoze ikosa nawe bivuga akasaba imbabazi sinje muri wa mwanya we, kuko nanjye iyo nakoze ikintu ntabwo ngomba kwajya mu mwanya wanjye, so mbashaka nanjye yuko ahita avuga ngo mbabarira kandi bidatinze, ko sinkunda ibintu bitinda, bankunda ko byihute mu buza amahoro mpakasabye imbabazi, kuko mashaka nyine ko birangira bikaba amahoro. Mbese ukomeza kumubwira ikosa se cyangwa bigenza gute? Nkomeza kumubwira ko ibyo yakoze ari amakosa. So iyo habayemo nk'igihe cyo guceceka, ubundi igihe ntakunda mu rugo je n'igihe cyo guceceka, ubundi jewe twabanye nceceka cyane nawe avuga, so iyo rero ageze igihe agaceceka mbona ko ari ikibazo, so mashaka rero cyagiye cyo kuvuga gihoreho ngerageza uburyo bwose umprovoka akamenya ko yakoze ikosa akayisaba imbabazi tugasubira tukavuga. Pastor, bizogenda gute mama pastor adasabye imbabazi yakosheje kandi ukabona ntari kuryumva? Kuri ako ngako Jeannette arandushaho ubutwari. Iyo Kibasumba yakoze ikosa ariko ntasaba imbabazi, mu by'ukuri nanjye wenda mu miterere yanjye sinzi kuvuga nabi cyane ngo miterere hejuru cyane burya, oya icyo gihe dusa nk'abatuje tukabyihorera. Ariko nk'uko yarabivuze Fleri, nanjye imibanire yanjye na Kibasumba ntidushobora kwirirwa tutavuganye neza ngo bikunde ko turyama nijoro tutarabitunganya, kuko twembi duteye ukuntu kutatwemerera kureka gusa ngo tubigumane. Gusa agira akantu akunda kumbwira iwe ngo tubireke. Narayibajijeho tubireke ya Kibasumba nyibazaho kandi ashize igihe, wenda ku bantu bajya badukurikira ku jisho ry'umuturanyi dukunda kubivuga rimwe na rimwe, ntitwumvikanye ku kintu twarimo tukidisikita kugira ngo turebe ko tugiha umurongo we. Rero kubera ko iyo amaze gusa nk'umuntu ubabaye ntabwo aba agishaka ko tudisikita, waba ashaka ngo duhite tubireka wenda azabigarure ejo yavuye muri uwo mubabaro. Njyewe ngashaka ngo tukivuga ako kanya tugishwanyaguze kirangire tugira amahoro, uko niko njyewe nteye. Ariko uwe akagira akantu nyine ko kumbwira ngo tubireke
tube tubiretse. Ku ruhande rumwe ako ni akantu keza, kuko iyo uvuze, iyo mugumye mudisikita mwese amatansiyo ari hejuru, muzamunagera n'igihe nshobora kurengera ngasanga namubwiye ijambo mu by'ukuri ntakifuje kumubwira. Rero akantu ko kubireka njya numva, niyo mpamvu nari mvuze ngo Jeannette andushije akantu k'ubutwari, ko njye mba numva ku kanya twahita tubikemura ngira amahoro. Ndaryama nta mahoro mfite. Gute birakunda se? Ariko nyine iyo avuze ngo tubireke, kandi ko iyo tubigarutseho bukeye tubigarukaho twembi, ntawe uri mu kirere cyo hejuru, twembi turimo tuganira neza dutuje, kigahita gikemuka, ahubwo ukibaza ngo ejo byari byaremereye gute. Nuko ariko mu by'ukuri ntekereza ko igihe mutumva ibintu kimwe, akantu ko gucecekaho bukeya koba keza, koba intwaro nziza. Dukomere Imana amashyi. Hanyuma kuri iki kibazo murambabarira ndakomeza nifashishe amasomo twize hano, kubera ko mu bijyanye na marriage sindi umu expert, ariko narize kandi nigishijwe n'itorero, so urumva ko ibyo nize nibyo ndi buze kuza gukoresha cyane. Hari lesson twize batubwira kuri iyi ngingo, batubwira ngo birashoboka ko watangira ikiganiro cy'imbabazi kabone nubwo waba wakosherejwe. Abiriya mama bahavi yavuze, ugatangira ikiganiro cy'imbabazi ugasaba imbabazi kabone nubwo waba wakosherejwe, kugira ngo byibuze ukingure urwo rugi rw'imbabazi, ruze umuntu wamuciriye bugufi kandi yagukoshereje uko biri kose nawe ntiyonangira umutima. Hanyuma dukomeje, hari ikindi muratwihanganira mbanze mbaza bino bibazo bike nateguye, kugira ngo tuze gutanga umwanya abantu bari muri audience baze kubaza nabo ibibazo bafite, hanyuma tuze gucunguza uburyo umwete muri ubwo buryo. Ikindi kiravuga ngo ese iyo ese usabye imbabazi noneho birarangiye, habayeho gusabana imbabazi, iyo kesi yabaye runaka ivuyeho, habaye iya kabiri, noneho ya indi yagusabiye imbabazi, ya indi wasabiye imbabazi iragarutse, ije mu yandi iriyongereye, nuho ngo habayeho gukosa ikintu gitandukanye n'icyo wakosherejeho mbere, ariko mu byo ugiye gusabira imbabazi na cya kindi cya mbere barakimentioninze kandi cyararangiye kandi waragisabiye imbabazi. Ese icyo gihe hagomba gukorwa iki? Ese iyo ubona umuntu mwashakanye ari umuntu uhora agarura amakosa wasabiye imbabazi kandi yarayakubabariye ariko ntiyibagirwe, kuko hari indirimbo mwaririmbye muravuga ngo yataye kure ibicumuro byacu, ngo sigaho gutinya amateka ushira ubwoba. Ni ukuvuga ngo yabitaye kure ngo usigeho gutinya amateka, nyine past yawe already yararangiye, niko ijambo ry'Imana rivuga. Yesu Kristo yaje ari incungu, past yacu irarangira, umwizeye ababaye icyaremwe gisha. Umupartner wawe agarura ikintu yakubabariye, uko biri kose kirakomeretsa ku mutima. Ese ukora iki? Ese haba iki? Hagomba gukorwa iki? Kaduhere kwa murakoze cyane. Gukora icyaha no kubabarira ku Mana y'ibyibagirwa, ariko ku bantu ntitujya tubyibagirwa. Wenda reka tuvuge gutya, ariko uburyo tubyibukamo ni uburyo bumeze gutya. Reka tuvuge ku rugero ngo ndakomeretse, wenda ngize igisebe hano, nyuma baramvuye ndakize, ngize inkovu. Hari igihe iyo mbonye ya nkovu nibuka uko byagenze igihe nakomeretse ahangaha, ariko mbyibuka iyi nkovu itakimbabaza, mbyibuka ino nkovu itakimbabaza. Nakwibuka wenda ikintu kibasumba yankoreye kitari ciza, ariko nkacibutswa wenda n'ibindi bintu runaka, ariko kikaza atari ikintu gituma nongera kumurakarira nk'uko nari murakariye icyo gihe, cyangwa kubabazwa nacyo nk'uko kigeze kumbabaza. Kiba ari inkovu. Ku bantu rero tujya twibuka, gusa si umuco mwiza w'abakristo kugarura icyo mwigeze kuganira mwakemuye kera cyarangiye. Ibyaba byiza ahubwo mwakemura iby'ako kanya, nayo ibyashize mwakemuye si ngombwa kubigarura, ahubwo mwajya mubireba nk'inkovu zitakitubabaza. Ese iki kibazo ndi kwifuza ko tugisubiza mu rwego rwo gusubiriza umuntu ushobora kuba ari hano cyangwa udukurikiye bibaho. Ese icyo gihe
partner wawe niba ameze gutya ahora bigarura, ugomba gukora iki nkawe wowe bibera n'icyo ukora nyine gukemura icyo kintu cyangwa se uburyo wakitwaramo. Okay, icya mbere no kumuganiriza. Nanjye tugishakana rimwe mu byatubayeho, ugasanga nkoze nk'ikintu akambwira ati kandi ibintu ushize wakoze iki n'iki. So none ndamubwira rero sinkunda kumbwira ibyashize, nimba warambabariye ibyo nakoze last time, kuki ubigarukana nonaha? Birambabaza, ntabwo mbikunda. Please, nimba nakoze ikintu vuga icyo nagukore nonaha, apana hogarura ibyashize, kuko bituma unyereka nanjye ko mpora mu makosa. Nka umuntu ababwiye ngo nubundi uhora mu makosa ntabwo uhinduka. So byiza rero wakwicarika mu partner wawe ukamubwira uti rero mukunzi wanjye, nimba nawe ukoreye ikosa, please wizanamo ibyashize, wizanamo ibyo nawukoreye umwaka ushize, ukwezi gushize, kuko ntabwo mpora mu makosa. Ibuka n'ibyiza nakoze. So rero wabwira mu partner wawe ntakomeze gukomeretsa, ko birakomeretsanya. Ukamwibutsa ibyiza, ukamugarura muri mudu y'ibyiza. Yego. Mama Pastor, wokora iki? Icyo kibazo kirakomeye, ariko ni bibi. Kundi kwibaza wenda nanjye nakoze ikosa umwaka ushize, kuko icya mbere ugomba kumenya ko utabana marayika, ubana n'amafuti gusa. Ntimubyumve nabi, ubana n'umuntu ukora amafuti buri kanya. Yes. Ko ndi umuntu nkora amakosa menshi, ushobora gukora amakosa menshi ku munsi ntabara. Nawe kandi uko hari igihe byumva kumumva wowe umugenzi wawe ntago nkatagomba gukora ikosa, ariko ukumva ko wowe yakora nta kibazo. Ni umuntu nkawe ukora amakosa agwaho buri munsi. Rero iyo wumva ko umuntu atagomba gukora ikosa, sinzi ukuntu wumva ko wowe aho kumva ko wowe warikora. Icya mbere ko wumva wifuza ko mugenzi akubabarira, ariko uzajya ubabarira na mugenzi wawe. Amen. Cya kabiri, amakosa yakoze umwaka ushize ni ukuri sinigomba kuyamwibutsa, kuko none yamwibutsa icya mbere warayababariye. Nushaka kuri ikintu kingana gute warakibabariye, uyagarura kubera iki? Wenda ndahamya sinigere mwiza cyane, ariko amakosa twavuzeho yarangiye, sinzi ko twapfa kuyagarura, kuko agarutse nibanda ntibyo birasa nabi, bivugitsa nabi kuma ngo n'ubushize kandi wakoze amakosa, n'ubushize kandi wakoze ayandi, iri ngiri urisubiye kandi warikoze, ubumugize noneho umuntu ubaho mu makosa gusa, kandi nubwo akora amakosa ariko ni umuntu uko nawe yakora. Ahubwo tujye twishira mu mwanya wa bagenzi bacu buri gihe. Niba mvuze ngo nkora ikosa, menya ngo ejo nawe yarikora. Abo nkifuza ko njye bambarira bihuse, ariko bo bikagorana ko umubabarira. Muri make rya jambo rivuga ngo ijisho ririmo agatotsi karimo isho mugenzi wawe, ujye wibuka ko ufite igishito kiri mu ryawe. Rero nta marayika urimo, twese tubaye dukora amakosa. Nakora ikosa kandi akarisubira, uzamubabarira. Narisubira wongere umubabarire, ntumwibutse. Nasubira umubabarire kugeza mugeze mu ijuru. Dukomere Imana amashyi, dukomere Imana amashyi cyane. Hanyuma dukomeza ndahita nta kibazo. Murakoze. Muri Bibiliya hari ahantu nasomye Imana ibwira Mose ngo ndambiwe kujya nduhanya n'abantu, ntago bizakomeza ko nzajya nduhanya n'abantu, itugabanyiriza imyaka yo kubaho. Bivuze ngo Imana ntago yibagirwa. Dawidi yari abizi neza ko ibyaha byacu bitwikirwa. Ntabwo yabwiraga Imana ngo ubisibe ntuzabyibuke, ahubwo yarabimenye ko bitwikirwa. Bivuze ngo natwe hari ibyo dutwikira kugira ngo dukunde duhorane amahoro, twihesha amahoro, tunahesha abapartner bacu. Niyo mpamvu njye ntago navuga ngo naretse kumwibutsa ikosa yakoze. Nari mwibutsa kabiri, nawe narisubiyemo bwa gatatu, nkabona ko ari ikintu noneho nemeye ko tugomba kubana, kuko ayo makosa nawe ibye byose narabyemeye. Nemera ibyiza n'ibibi. Bivuze ngo muri ayo nayo ngomba kuyakira. Ubwo tukabana nayo tugakomezanya urugendo, tugatwikira, tugakomeza. Ariko si ukuvuga ngo twabyibagiwe. Ku rwego hari ibintu bikomeye umuntu ashobora gukora, ukavuga uti oya reka mbanze mbimwibutse, ahari yabyibagiwe ko ari amakosa.
kabone nubwo ari bibi ariko ni byiza kwibutsa umupartner wawe ko ibyo bintu nabyo utabikunda kuko guhora utwikira buri kintu utakivuze ngo sinshaka gusubiramo ibintu none se ko we yashoboye kubisubiramo. Twese tugenda twigishanya duhugurana rero numva gutwikuraho gatoya ahubwo utagamije gusenya ukeneye kugira ngo ibintu bigende neza ari byo biba biri bete. Twongera amashi nyaboneka, twongera amashi. Imana ibahe umugisha cyane. Hanyuma dukomeza ndabanza mvuge aka gakuru gatoya nimara mite mbaza ikibazo gikurikiyeho. Ngo umugabo umwe ngo yibutse urukundo akunda umugore we, ngo abwira umugore wiwe ati ugende utekereza ikintu, ndashaka kuguha gift, ugende utekereza ikintu wumva ushaka cyose ndakigukorera. Urumva we muri expectation ize yumvaga ko umugore aratekereza ibintu bihenze bifatika. Umugore ngo aramubwira ngo ikintu wankorera cyiza ngo nuko wozoza ukuramo ibiratuje ukabishyiraho bigomba kuja n'amasogesi. So ikibazo cyanjye ni iki ngiki rero. Ntibishoboka. Ibyo ntibishoboka. Ntibishoboka. Mama pastor icyo ntigikunda kabisa. Ntigikunda. Hanyuma hari ikibazo rero ngiye kubazaho kugira ngo mutubwire ukuntu kidakunda, ariko kiravuga ngo ese according to your relationship ariyo tugenderaho, sometimes nitwigisha abana ariko turatanga naga testimony ho gatoya bitewe n'ibyo. Hari umu pastor wigeze kuvuga ikintu ndi gukurikira online, aravuga ngo umuvuga butumwa mwiza ngo nubwiriza ngo icyamaze gukorwa ku buzima bwe. Ibintu byinshi twagiye twigishwa ngo Thomas ngo ntiyizeraga rimwe na rimwe ngo kubera, ariko nsomye the gospel of Thomas nsomamo ijambo ryamfashije. Aravuga ngo suko kuko Thomas yagendanye na Yesu, aravuga ngo suko atizeraga ahubwo nuko yashakaga kubwira abantu Yesu yabonye, Yesu wamukozeho. Niba Yesu yazutse sindi buvuge nk'inkuru ndabibona hanyuma njye kubivuga. Niba ari imbabazi sindi bivuga ngo mutange imbabazi, bigomba kumperaho nkabivuga kuko mbikora nkabibwira abantu. Icyo nshaka kubaza ni iki ngiki, mugendeye ku rukundo rwanyu ndetse aho mwahereye muri fiançailles kugera ubu ngubu aho mugeze, mwatubwiye ko mufite n'abana, ni ikihe kintu byibuze kimwe mwagiye mwihanganira wasanze umupartner wawe afite? Tuvuga urugero nk'icoco c'amasogesi cyangwa n'ikindi, hari abararabagona, hari n'ibindi. Ushobora kuvuga ngo kano kantu narakihanganiye kubw'urukundo nkunda umuntu. Ni ikihe kintu wihanganiye kubw'urukundo ukunda umuntu? Reka duhere hano noneho iki cyose mwese muragisubiza. Urakoze cyane. Ibintu byinshi twebwe biba mu rugo iwacu, wenda n'abantu benshi dushobora kuba tubihuriyeho. Ntabwo iwacu habaho ibibazo binini, habaho duto duto, ariko nyine duto duto menyere ko tujya tubyara ibinini cyane. Utwo duto duto rero ikintu navuga nihanganiye kuri kibasumba ni ukunkerereza. Ni ukuvuga ngo tukaba twavuze ko turi bujya ahantu muri gahunda runaka, kubera ko njyewe iyo mbyutse nkajya muri dushe hari iminota mikeya nkoresha pe. Kuvuga ngo kuja muri dushe no kuvayo no kwambara nkaba nsohotse ni minota mikeya, sindayibara ariko ni mike pe, kuko sinjya nisiga ngo ngire za makeup z'abadamu, nta bindi birebire. Nuko none ngiye nkamubwira ngo igihe dufite gahunda, hari igihe ngiye mubyutsa kambwira wowe ndabizi nyuma yo muri dushe hari izindi session ziza zinyuraho za makeup n'ibindi. Kambwira wowe uzajya ubyuka isaha imwe mbere yanjye, kuko ngiye nimbyuka ngikoza muri dushe ndabangarutse kandi tube tugiye. None wowe kubera ko uzi ko hari ibindi ubanza gukora byo kwitunganya zo kwiyitaho, kandi ibyo ngibyo azakora. Namubwiye ko njewe namubwiye ko mbikunda, iyo mbonye akeye kibazo mbasa neza nzankenera ngo ngume mubone gusakeye ameze nke, ariko nkamubwira ngo bikore mbere, ubikore mbere, ubyuke mbere nk'umuntu uzi ko wowe ufite byinshi. Njewe ufite bikeya, igihe manukira aho ndahita
ngira cyo bibe birarangiye kandi karangoye byaranze no kuvuga ngo kugira ngo dusohokere ku gihe twapanze no kuri n'urugamba kandi tutabeshanye hari umugabo umwe babwiye ngo abagabo niba ari abagabo ngo bamubwiye ngo arahaha ngo umugabo ngo uhahajwe umugabo uhahajwe wenda mu kinyarwanda cyiza ndiyo twakorera ni umugabo w'inganzo ngo araganjwe mbese ngo umugore we yaramuganjije ubwo nyine umugore aramutegetse mu yandi magambo ngo nawe ngo ahita amubwira ngo abagabo bose ngo bari hakuno ngo bari hakuno ya Rusizi ngo bose ni inganzwa icyo ashaka kuvuga yazavuga ko abagabo bino mu miji abenshi inganzwa ariko impamvu nari mvuze gutyo nk'iyo mufite wenda imodoka imwe ku bantu wenda bafite imodoka ntabwo wovuga ngo reka nje hariya ncana imodoka ngende kuko ubucanye umuriro utazazimya uravuga uti ibi birarutana aho kugira ngo uje mu modoka musige ndeka ngume gusa nicikinye nyirimo kugeza igihe asohokera tukagenda ni icyo kintu cyakibasumba cyangoye ariko ngongera ndacihanganira ubu turi amahoro habe no mu kanya twari dushatse ngo gukereza kandi ari agukereje kandi nkawe biturutseho ukuntu nuko ariko ga narabyihanganiye sinigeze ndakara nari mbimenyereye nari mbizi ko ariko ameze nuko byabaye umuco narabimenyereye komera Imana amashi nyaboneka kamwe cyane twinshi muravuga kamwe oya twinshi iri utakibazo akantu ka mbere ngikora ubukwe nyine hari ibintu bimwe yanasubira inyuma kandi ikintu ngiye kubabwira wenda mushobora kutacyumva nk'ukuntu cyambabaje bimbabaze ko mutacyumvisha ukuntu cyambabaje kuko mushobora kuvuga ngo none wenda ndirase cyangwa wenda ni ibintu nabangamiwe na gitari mu rugo gitari yambangamiye muri ubu buryo ngategura ameza twakunda umugore avuga ati ngiye gutekera umugabo pe ndajya mu gikoni ndateka uteka utuntu twose wahashe utegura ameza hamubwira ati papa karibuga ku meza ubushango wahitaza mwongeza kuri refure ya kabiri ngurinda gatoya nkicara refure ya kabiri gashira hagashira iminota 30 yewe ibiryo biri ku meza birahora ngundindira ngo wasige couple imwe gitari irambangamira numva sinzi ko mbaye ibiryo bigahora nkicara ku meza isa ashaka kuvuga ati akaza kambwira ati kuri wawe kutandindiriye amasaha birarashize none twagera ku meza agatangira ngo byakonje kujya gushusha nkibaza umurono rushe ndabize yigishushe ari mufite gitari ahantu ari amasaha birarashize gitari numva none ndayanze kandi birambangamiye pe ndavuga iyi gitari nzayivane mu nzu nzayigabira umuntu imwe neza guhamaga umuntu nta gitari ushaka ntugabire gitari itari yanjye aho kantu karambangamiye numva kandi ushobora kumva ko wenda katabangamye karabangamye cyane guhamagara umuntu waza ku meza ngo ari kuri gitari agahimba indirimbo iya kabiri agashira ngo ari utegereje ku meza watetse birabangamye aka kabiri yego ndamwongeje avuge katunganye utatu aka kabiri akagenda muri gahunda akambwira ati ndagiye kibazo uyu munsi nkeneye kurya ibi ngibi hari ibyo nzi akunda kurya nijoro nteka ibi ngibi havuga ati ndataha kare uyu munsi ndateka ibyo yambwiye namara hamati nkabe ntanaza gutegura nkamuhamagara uraje se ati ndaje umva mukanyara ko maza araje yashike ku meza ngo nariye kibazo ngo nibagiwe unane usangana banaka kajya nkavuga ati mana ukuntu kuwangize gute ibi byose karabangamye umuntu kuza wagiye mu gikoni watashekana guteka akaza yariye kandi communication ni ikintu azacumva amatangazo ntakizi kukomunika ngo ndakomunika ngo uzamvuge ngo yewe ndariga
none wiyaranje cyangwa ntuteke muri munsi araza cyangwa saa sita z'ijoro zaje gutanga gusinda agatubwira ati sinjya none rimwe tubiganiraho inshuro rimwe kabiri ati usibye no kundusha hari n'igihe untekesha ibyo ntagomba guteka kuzo ni depanse bikameneka bikagira guteka ni si byiza none ujye uvuga ngo niba utarya uvuga ati sinjya afite ukuntu haze yemerewe neza amaze gufungura amasaa sita atabata nijoro sinjya mbese nijoro nkaho nijoro atibuka ko inzara imurya nijoro maze nijoro hagera nkabona araje twariye twasoje njyamisha tugiye kuryama wakibaso ngo uteke ndashonje saa yine nkajya mu gikoni kandi abo tumenyereye batari mu nama saa sita araje ati ndashonje gateka avuga ati nuko ushaka biza bigenda nkagenda gateka ariko nkateka birabangamye yego birabangamye pre communication aho ngaho cabaye ikibazo cya gatatu cyane pasiteri twabaye twinshi oya ni sawa ikintu c'amagifti narahebye narahebye nariyakiriye rimwe nako sheri ntabwo ujya ubona ukuntu bishop ajya bigenza nkajya mwereka abandi ntabwo ukuntu bishop ajya bigenza kandi gifti ngirurabo wowe ntabwo ushobora kugenda unibuke ugiye no muri voyage runaka uragaruka habe none rimwe kuri Saint Valentin ngo umunsi w'abagore ngo anniversaire aza yibutsa anniversaire yanjye ariko abandi bapostinze ntajya byibuka none ngo umunsi w'abagore we ntazi ngo ubana ryari ntabizi none nkati reba bati hari nkafati reba abandi bapostinze n'abagore ba umunsi w'abagore atamira ngo ufate telefone ngiposting ngifata mana we none ukiposting rero hatabu nanjye rero nagazaho ngaho ndiyakira shaka tama ngo byabaye musi ngo mbifoto kwese ngo mbifoto yawe mbifoto ya posting shaka tama ngo posting nanjye nagazaho ngaho ngo niha amahoro wenda ariko nkamfati abantu bari amastati we ushaka kujya avuga ati ako pastor ntakunda umugore ku buryo atamupostinga nkafata ifoto nkafati kibasombora mwiza kiposting umeze neza rwose kibasomba uri umugore mwiza cyane uwampa amahitamo nahitamo wowe ari babyikorera kumva nihaye amahoro none rimwe kuri Saint Valentin mbona araje aho naharanirwaga hariya araje mbonyazanye ururabo none ataza ngo Saint Valentin atanyine anyifuza umunsi umwe sama nambwira ndugorwo rurabo ubwo rurabo n'uruguhaye atambwira ngo ni bienvenue urumpaye Esho mukunda ntazabesha yari kumwe na mukuru avuye muri Amerika mukuru anyura ahantu bacuruza indabo kuri Saint Valentin agururabo afotora umugore muri Amerika mbwa ati sheri nkwifuje umunsi mwiza wabakundanye atabwira ati gurura umugore wawe ururabo wacu ati icyo simbibamo ati ararugura tigendera umushire turo kuntu bifatamo kuko njye nabimenye rero atamye mu cyose ngo namwe ati ururabo rwuyeje ako mubabira wasutse yakize wasangaga indwara yakize ubuse byaciyemo nabeshe ururando rwawe ariko ni wowe rwo bwibwirije ngo kuba ni bienvenue umbwiye ngo nduguhe utotono rero ariko mu mutima wanje ni bimwe gusa ntago ari ibintu negereza umutima unumva birambanganye ku rwego numva mbanga yemeye mu rugo uko iyo bibaye kabiri gatatu nariyakiriye kandi niyakira neza uko nzi ngo ni faiblesse agira ariko hari ibindi byinshi agarimo imbaraga bitotuma ibyo ngibyo mbiha agaciro amen 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 amen